hari benshi ndetse wambwiye navuga mu byamamare cyangwa se banazwi iyi saha tudashatse kuvuga mu mazina uravuga uti bariya nibo bantu iyi saha dufite amakuru yuko YouTube yacu bayikuyeho ati kubera inzangano cyangwa se amashyari ndetse navuga yuko aho bageze uyu munsi ni abantu bubatse izina mwabifi binini mwe mwumva ko dufite twose mwaturya nimuturya se twose tugashira muzarya ari abantu Imana bagereza bajya muri komante bakabaturura iyo mukuru gurugori uhora ruseka ari nge babwira uhora ruseka rwanitse amenyo Imana yameye amenyo meze bamukanwa hezi mu reka natwe duhige mureke ishari ishyamba nirigari ku Gasaro ati ntuzajya hanaha ntuzamuye ikiganiro muntu urizo ni uruwanjye ngiye maze abantu benshi noneho ngewe ngira amaraso meza singira amaso ya kinyogodi umuntu rwose kanamamagara na mwaka ikiganiro agahita mbwiza ukuri abati barambujije urabizi ko nigize gukora ariko nageze aha ngaha barambuza batajya ahandi namwe bifi binini namwe bagambanyi namwe bafite imitima mibi aba YouTubers muri mu strike abagenzi banyu ukareba ifoto ukayiripotinga ukareba video yamvuze mu kiganiro yavuze namwe muri mu murafata abanyamakuru bari ku binyamakuru bameze neza mukabasahura harabambwe ngo ariko bari abantu ntibazakwica mureke ibibi si akagenda karamwisha si yanurire se umuntu w'umugabo yo fana banje mwarakoze kadusoza ikiganiro yo birababaje no kuri kw'Imana birababaje yago yazize ishyari ryo kuvuga ngo Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mande zose z'isi ndabasuhuje abari mu Rwanda East Africa n'abo muri diaspora ndabakunda cyane ndetse mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 nanjye fuwa 2021 kandi wararangiye uzababere uw'amata n'ubuki byose bigende neza n'ibitaragenze neza mu mwaka watambutse turi kumwe na Isiaka Manager of course mwenyebe cheketu Isiaka Manager mugadakina n'abana ukina n'ababi ndi kuri Gasaro ku itariki 2 zo kwa mbere 2022 Sandrine umwaka mushya kuri twese cameraman kandi no mwaka mushya umeze hano ameze neza icyo hano nyine nk'umunyamakuru wa Dream TV yego nshyashya mu maraso mashya wenda nakoze ngo mu mwanya nta kibazo uyu mwaka utangiye gute ndetse nize mpinduka ubona zitandukanye n'umwaka ushize uyu mwaka kuri ngewe wenda kuba ntarwaye nge n'umuryango wanjye nawusuhuza mwifuriza umwaka mushya muhuye ndetse n'abakunzi ba Gasaro TV n'abakunzi ba Dream TV nawutangiye neza ku kundi ruhande ntago nawutangiye neza kuko abandi baryaga inyama njye naryaga imvange kandi byari kuba ngombwa yuko nanjye ndya kavuga nkamererwa neza si ikindi kibazo nicyo tugiye kuganiraho yego ariko wenda ntago nawutangiye neza nkuko nabyifuza gusa kuba ndiho nicyo gishoro n'abanjye yego hanyuma Isiaka urakoze cyane no kwitabira ubutumire bwacu ejo bundi nabonye postinze amagambo y'agahinda navuga ngo na amagambo nanjye yankoze ku mutima ndetse navuga ko nakwihanganishije ukuvuga uti nk'ibyo twabonye mugenzi wacu ya postinze yago bavuga uti n'ubwa mbere ntago ari ubwa mbere ibintu bibaye byarabaye ariko ndaceceka ariko noneho reka mbivuge cyangwa se mbishyire ku mugaragaro ubundi postinga ati abanyamashyari abanzi ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma ndashaka utubwire ubundi bimeze bite wowe no munsi YouTube channel yanyu nayo iri mu ma YouTube yamaze kuvaho cyangwa se banasibyeho yo kuko yarahanaguye burundu iyi saha iyo isacinze ubona indi nshyashya mwebwe byagenze bite ninde abagiriye ishyamba mbese muri make dusobanurire mbere ko nanjye ndeka nsuhuze aba diaspora mwese inshuti zanyu z'abarundi abari mu nkuta enye z'igihugu zose z'u Rwanda mwese mbasuhuze mwifuze n'umwaka mushya muhire narapostinze uranyihangashye kandi naragushimiye kuko nta mugabo urirarira mu mutima ariko yanjye yarasohotse ntago impamvu nerekanye uburyo mfite agahinda n'umubabaro ariko wenda ndi nyiri ikinyamakuru
ariko nabo mbashimira aho bari hose nuko Dream TV ngiye nayifataga nk'iyanjye kuko iri mu biganza byanjye ni njyewe nakiswe nyirayo kubera agaciro mpabwa na Dream TV na kampani yayo nini ikomeye wenda nsuze na mugenzi wanjye MC Tino n'abandi dufatanyije na cameraman wanjye Musuhuzi Ken nyiraho navuze amashyari y'abantu abagambanyi abana baremwe n'Uwiteka abo tuva amaraso amwe ishyari inzigo ubugambanyi nta kwitwa kubwakoreye Dream TV ubwo ni kampani yose ariko ngiye noneho ku ruhare rwanjye nkuko navanaga umugati kabone ibirayi by'abana umuntu akaza akagufungira amayira ntabwo byabaye rimwe Sandrine yego bwa mbere batureze amakosa atariyo hanyuma ise hari ikintu ngiye kukubaza uravuze uti bwa mbere batureze amakosa ariko wenda hari bamwe nagiye numva reka mbivuge ntago ntinya kubigarukaho bavuga uti ikintu ati Siyaka yazize we yazize ko hari ati amatamnera ajya akoresha abandi ati ibintu by'ubusambanyi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nanone nkongera nkibaza ese Siyaka niwe wenyine ukora ibyo bintu nanone ni ikibazo nibaza ese ni ukubera icyo wenda Siyaka yaba ari we wafungiwe amayira kuri uyu munsi sandi nabyibuka tu ugiye mperuka hano 2021 navugaga uburyo ibyo nakoraga byose bitari byiza bivuyemo kandi byangiriye ingaruka binyereka isomo ryo ngoma gukora ingaruka mu nzira nzize itari yo kubeshya abantu ari kubereka ibitagenda neza ntago ari kuvuga ngo nkora iby'ubusambanyi kuko nta wasambaniye kuri kamera nta ukoze ibyo kuri kamera gusomana twese turasomana sibyo guhoberana twese turahoberana sibyo gukirana twese twakirana nta busambanyi nta icyambere nazize ngo umuntu yasomye undi ko nese nikoreye ibiganiro by'abakundana nkareba Sandrine akundana kanaka nkabahuza bakambwira ati nyamara twerekana ko dukundana wenda bashwana nkerekana nyine bashwanye nkabunga ni byiza n'abakunzi ba Dream TV n'abari byo muri comment bakanika barabizi ahubwo ishyari n'ishyano no kuzira icyaha cy'undi nicyo ngewe ubwanjye nazize kuzira icyaha cy'undi kandi Sandrine kigomba kumenya burya mu nyanja habamo barene habamo imvubu habamo ingona ibisimba byose bikakaye bikomeye cyane ariko iyo by'ibisimba bitontomye mu nyanja ibifi binini birya twadufi dutoya twebwe twazize ibifi binini twazize ndabivugira hano kandi nejo bundi nabivuga twazize abarimo barashinga ama YouTube mashya baguze ariko bakeneye abafana twazize ama YouTube akomeye ariko abona yuko Siyaka manager uploading isaha imwe agahita agira views 3,000 we yakireba muri views yinjizaga akabona yuko we ntago akirebwa bose bagiye kwa manager bose bagiye ku Gasaro bose bagiye agahita ajya kugambanira wa muntu uri murabona views nyinshi watumye bamwe zigabanyuka abanye ngo zamuke bakamuhanura mu giti wenda icyo navuga nuko hari umuvandimwe nkunda cyane namwifuza umwaka mucya mu yendo Revens papi yarambwa ati nubona imbwa iri mu giti uzanye ko arayimanitse kuko ayimanitse n'uzayimanura niyimanura niramuka yimanuye yega igeze hasi urabyumva nimba umuntu ajya mu shorishoro yagahanuka azibaza bigenze bite ahubwo areba impamvu yego bagiye abanyamakuru bagenzi bacu benshi barimo barasezera ku binyamakuru bakajya mu bindi suko batabuze ibyo babona suko badahembwa ahubwo umuntu akubona akavuga ati Sandrine arimo impano ahembwa miliyoni ahembwa wenda 500 ikamukubire kabiri muzana bamwe ariko n'abanenga kuko rya ducyunywa amazi tuze ujye mu biganze urimo ufashwe neza kandi ni sawa ariko ntuve kwa Sandrine ngo ugiye guharabika abandi bantu kubera amafaranga twayashaka twayabura wakubaka inzu gashyiga hirema
hanyuma Isia ntago ndi buvuga amazina y'abantu ejo n'ejo bundi ntazisanga mu nanjye ntawe mvuga hanyuma hari benshi ndetse wambwiye navuga mu byamamare cyangwa se banazwi iyi saha tudashatse kuvuga mu mazina uravuga uti bariya nibo bantu iyi saha dufite amakuru y'uko YouTube yacu bayikuyeho ati kubera inzangano cyangwa se amashyari ndetse navuga yuko aho bageze uyu munsi ni abantu bubatse izina n'uyu munsi ushobora kuba wabavuga bikaba ikibazo cyangwa se benshi bakavuga ati babantu twajyaga tubabona tukabibeshyamo ariko sinya ntinya abantu nawe nango nabavuga ariko naho bari barabizi ibyo bakoze bariyumva ariko imbaraga nizo wite none se mwabwiye n'iki karibo wenda YouTube yanyu bayifungishije umuntu hacking email yawe ukabona wayihakinze amazina ye ariko akagirirwa ibanga yego umuntu mushobora kuba mufitanye ikibazo wenda runaka kiri prevent y'ibyawe cyangwa we munyamakuru bitareba ariko ugasanga wa muntu nyine aravuga ati oya nimba umuryango wa Sandrine anyuramo yego ndabutega intozi nyinshi sibyo kuko nukana mu ntozi zirakurira nyine zikurya kamubuza amahoro ariko Imana ihari nk'ubu Dream TV ntago ikiriho yarasibamwe iragenda uwo muntu araneza arishimye ariko ntago yarazi yuko mu minsi irenga ibiri y'ibyari bya kuko twebwe nitwe byaweho bwa mbere uwo munsi nitwe byaweho bwa mbere noneho mu masaha ari imbere nibwo mugenzi wacu ntanamubwiye yihangane mu mwifuze n'umwaka mushya muhire Yago TV show nawe byahise bimubaho ko bari abutumwa yerekanye kuri Twitter no kuri Instagram bwabe nyuma yacu byo byatubayeho twese sibyo ishyari rero niryo ry'abantu gutega imitego mitindi ibyo bifilime ko bikomeye abo bagafashe ariko nabo bamwe barimo baragenda batagaragara muri no minsi yego baranyumva ndavugira kampanye yanjye sinatumwe ni mu rugo niko nabivuga kuko ibyiza mwankoreye n'umuryango wanjye reka mbivuge no kuri kamera mu bijajinge muvuge umugambo bwinshi aho nta muzuru urye Sandrine nta muzuru urye yego tagahinda mu mutima ko nta muzuru no kuri ufite agahinda Isia urumva ndabashimira natwe turagushimiye gusa rero tureka make mwabifi binini mwe mwuba ko dufite twose mwaturye nimuturya se twose tugashira muzarya iki ni ikibazo hanyuma hari ikibazo ngiye kukubaza wenda nabonye hari benshi bakomeza bavuga ati yagwari ikosa yakoze nabonye byinshi bitandukanye baramuvuzeho bayarakoze ngewe kuri nge nta kosa mbona Yago afite nako nyuze mu ijambo wenda hari abantu Imana bagereza bajya muri komate bakabaturura iyo mikuru gurugori uhora ruseka ari nge babwira uhora ruseka rwanitse amenyo Imana yameye amenyo meze bamukanwa hezi mu mutima cy'umuntu utarimo butinde yego ariko mate nabonye y'umuntu ngo wigeze kamuvugeho ngo washinze ngo isimbi yego ari ahantu namubonye kuri bagenzi bacu yego avuga ngo uburyo ngo baravuze ngo Yago yashize guseka ese ko Imana twihereye umunezero tugomba guseka nanjye narabyumvise tugomba guseka ndetse duseka twishimye kugira ngo twese yegora aricyo bita kurenza nk'umurenzo wabuze umurenzo wo mu gishanga nimba Yago yazira guseka ubundi njya kuri ngewe mbona Yago yakoze niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda mu YouTubers wakoze amateka mu Rwanda bajya abakoresha wa muvandimwe mwakoranye hano siga namukunda cyane inyogo nibyo pfusha rukara rwose uriya muvandimwe ahari hose ndamufana ndamukunda ni ukuri kw'Imana pe Yago wallahi kereka niba guca umutwe cyangwa bagagufuka umuntu ukabikiranye ariko ntabwo bizaba uzakomeza ukore niyo washinga n'indi Yago yazize ishyari ryo kuvuga ngo inyogo yayikoreye ibintu byinshi mu kwezi kumwe birenze yaragiye amukorera buri kimwe cyose ntabwo nabisubiramo murabizi ahubwo ibikorwa yagiye akora hajeho n'ikintu cyo kuvuga ngo urafata umuntu ngo w'umusazi ngo ufite ngo ubumuga ngo ukamukoresha ngo ukamufatirana ngo mugire gute ngo abantu bamukoresha ngo bakurikirane ese uwo muntu ufite ubumuga abasha kuvugira kuri mikoro mukaganira fresh uba wamusagariye se uba wamukoreye ikibisi ngo ugafata umuntu wasinze ngo mukoresheje ibiganiro ubwo urumva aho bashyira bya bindi nyogo yahita yifatira ya boro akaba atatinda turitse
bakamuhanamo umusinzi. Ikiri mu muntu ni ikiri mu muntu. Umuntu n'uwo ari we wanka ugasinde busara wabona umusaza ajya muri kaburimbo mw'amatwe mugonga yegura cyangwa wabona umusaza ajya muri Nyabarongo se ngagiye kwijugunyamo ngo yiyahure kabona imodoka kwirukanka se ako twareta amashyi mwabifi binini mwe sabe ibifi binini ni mani zababaza byinshi ati ibifi binini kanya abandi bari umunsi mukuru njye sinawurya imbere wanyu nakagombye kuwukorera ngo shime n'umuyobozi wanjye arambwa ati musaza yera wenda madama gutekere wenda rakanyama yego ariko njyewe cyacyo cyanjye nabize yego iyo nza kukibonamo gutya wari kunezerwa kurushaho yenze nicyo rwose none hari ikintu ugiye kwibaza gikurikira ejo ndi nabonye posti ya mugenzi wacu yagavuga uti hari umuntu wavuze ngo bamututse mu biganiro hafi ya byose ngo bamutuka bamusebya ndetse navuga ngo nawe yaravuze uti nzi neza ko abingibi ari ukubeshya ahubwo ari ishyari ry'abantu bari kungendaho we ya posta yakire gute era posta kuri ngewe wenda ntarajya ku ruhande rwa Yago nta hano mu Rwanda hari ubutabera yego umuntu yagutuka ukamurega yagukoraho ngo nabyukana twagiye mvuza polisi atubwira ati nako dusanga umuntu bakozeho bakamutoteza abo barahanwe hari n'ingingo ibahana nimba wenda sandi nkoresha kiganiro wenda ntuko umuntu uwo muntu natutse afite uburenganzira bwo kujya kundega icyo ndacyemera biriya n'urwitwazo viyuzi zabuze izi viyuzi yago ari marabona akoresha inyogo ye n'abandi bantu bajya batandukanye nizo yazize ngazira no kwishima kwe no guseka kwe ntibitwaze ngo iyo uwo muntu aba yaratutswe abarege kurega yego kandi ribira ikemurira byose tunayishimire cyane irahari ni ikosa gutuka umuntu ni ikosa gutuka umuntu iyo tutse umuntu agari nko kumutoteza yego sibyo biriya n'urwitwazo ahubwo Yago argira imenge impamvu mvuga ni iyihe udashaka kubaho udashaka kubona views yanakugera nabi mu zene nzira hanyuma hari ikindi kibazo ejo bundi twari kumwe n'umugabo bita super manager ndetse nabonye icyo kibazo yarakibajijwe abanyamakuru benshi twandikaho ku matayito koko byaravuzwe hari wanditse ngo comment ndetse yaranadusubije ngo super manager ni uri inyuma yo gufungisha YouTube channel ngo ya Yago TV show ndetse super manager aho yasetse cyane akavuga uti ngenda arengana umwana duturanye ntago namugirira ishyari cyose mbere namugira nabi ndetse benshi nabonye comment yaba iwacu yaba ku zindi YouTube super manager bamututse ati uzapfana ishyari wakubona useka yagira ngo uri umuntu ati burya uremanya ishyari ibintu nk'ibyo nyamara navuga ngo nimba koko barumvishe ibintu super manager yasobanuye kuri ngewe ntekereza ko super manager nta bubasha afite cyangwa se imbaraga afite zo ko aka kanya itafungisha YouTube channel y'umuntu nase super manager ubibona gute sadi super manager nta YouTube afite cyo kintu cya mbere nta YouTube afite wenda ngo tubye ngafite YouTube ngana marahangana Yago yego nta no kubanahangana hari ikintu wenda bakomoje wenda babivuga nyine ko nguko bijyana hahandi yagiye atumira abanyamakuru benshi bajya batandukanye wenda kwitabira ibikorwa bye wenda Yago yararimo ni yahaza Chita Magic ni yahaza Isimbi ni yahaza avuga yuko yabatumye ariko avuga Yago nize ntaga ajya muvugamo yego ngira ngo murabyumva ndabizi nayo muvugamo yego bare yanavuze ko yabohereje bagiye kwiga yego urumva barabyumvishije nari namukoresheje icyo kiganiro super manager ararengana ahubwo ngo hari umuntu mu bantu b'ikibazo mu bantu bite n'ibikorwa super manager afite ibikorwa super manager ahuriye na Yago super manager atunzwe n'umunwa we ko navuga ko nanjye ntunzwe na atunzwe n'umunwa we uramujya manini manager mugenzi arakoma uri ubundi arakoma uri yarakoma isari tubafite ahubwo bano bagenzi bacu duhuriye mu kazi yego hano ma YouTube mwege bakuru bacu mwe mwagafashe mwebwe mwabuze views abangaba nibo babiri inyuma none se sandrika nk'urugero njye nk'uri ikintu cyambayeho twego twabanya abantu 100 bishize hamwe
bwa mbere do strike y'icyumweru abantu 100 Yego. bishyize hamwe Mm. bari potinga Dream TV Yego. ng'ibiganiro Ese- binyuraho bihagarare we amazina Imana ibekurinde wese gato ndanigeraho amazina y'abo bantu abagaragara kuri email urabibona n'abo bantu ukababona nabyo Imana byamamare ibikurinde nabyo byamamare byose ubu amazina yabyo mwarayabonye ku Pfusha rutonde rukara. Ya. ariko namwe mwagiye mugirana ikibazo naho na kampanye nkorera namwe turabakemanga kandi turabazi gusa mwaretse ishyari wallahi reka mbwize ukuri Sandrine urumva Imana ko ngo itakula katukatinya Imana mu by'ukuri yo gutinya Imana yego iyo utinya Imana muri ibyo byose ugatinya Imana muri ibyo byose urumva ubutinya iki uba utemere kugira nabi utemere ishyari ishyaka yagiye kuri Dream TV induru zavuze ishyaka ubu nubwo nje hano baribaza gute Sandrine na ishyaka ikiganiro yego baribaza isaka byagenze bite kubera icyahagiye sibyo yego ibi bifi binini birobora kuri YouTube dutoye birashaka kutumira ngo hari umuntu ayo ngo muhige ibishyari reka natwe duhige mureke igishari ishyamba nirigari ishyamba nirigari Urban Boys urumva baravuze ko kinga amarira yawe we amarira yanjye yaba insinzi yawe urumva ko amarira yawe ari insinzi yawe amarira yanjye ari insinzi yawe so abo wenda yagwa yihangane aracyariho reka se twenyine n'ibindi byoko nabonye mu bakubita strike twadufite utayemo baraturya none se yagwa yakoze iki wenda isaka manager ari amateka aragiye nkora ari turagiye nkora ari ibyiciro ndimo ningiye mu YouTubers wa mbere mu Rwanda simbeshya nubwo nabivuyemo ariko wakoraga content zirenze z'abandi bose zo kubeshya abantu mbabeshya ariko byararangiye kera nigira muri content ahubwo abandi nabeshyaga abantu kera hari abandi babigarutsemo kandi ababigarutsemo nkibeshya abantu barigara ibyo nakoraga kera nibo bari abanzi banjye none basigaye bakora ibyanjye ni kibazo abo sisiya ngera ikintu ndi kwibaza ni ukuri kw'Imana giteye agahinda ndabivuga bimbabaje ibi bintu biteye agahinda navuga ngo arabona amenye benshi bafungiye ama YouTube yabo ndetse navuga ko buri muntu wese ariko twebwe ba mbere mu Rwanda bayisibye yego yatugenda ninagaro hari ndetse benshi navuganye nabo mbihanganisha abagenzi banjye ko navuga ngo umuntu kugira ishyari uyu munsi nanjye ejo yaringirira ejo bundi akarigira ku mugana nawe yago ntacyo ari kuzira uyu munsi nta kibi yakoze ariko uyu munsi ba bantu bafashwaga kubera we ntabyo bari kubona umuntu ufite agahinda wambaye n'inyogoye icyo kintu ariko hasohoye icyokeza ariko n'ubundi turizera wenda bidatinze vuba ko izagaruka ariko hari ikintu nibajije isya aba YouTubers navuga ngo turi muri field navuga ngo twagashyigikiranye ukanshyigikira nkagushyigikira mbese twese tugateranirwa mu bitugu ariko niyo field ya mbere navuga irimo ishyari kandi noneho views zawe sizo zanjye views zanjye sizo za runaka mbese dutandukanye nabo nawe uzarebe ahantu tujya ale Sandrine atari kanseki atujya gatati Sandrine araprodinze ko gasaro ako kantu munyiranganire ntago ndi bugapana uyu munsi ariko wajya uvugisha ukuri ko guca musiko kuda urakuvugisha bwisi yakati ni gute ko twa proding ikiganiro atagazako kajya views isaha imwe mugahita mujya muri 10 na bingahe ati kagira views mu masaha 10 nanga 40 Imana bahaye umugisha ariko navuga isya ntago amahirwa ngana nibibaho dushobora kujya mu kintu kimwe bijya bibaho ngewe sindebwe bagenzi banjye bakareba kandi nari mpamvu kugira ngo tugirire ishyari umuntu utekereza gutyo urumva na YouTube yanjye atayifugije se kandi umuntu utekereza gutyo n'umuntu ubivugaho n'umuntu ushaka kujaginga buryo usanga n'uko twambara atarwambara atabasa no kimwe nuko natwiriga ari igihe byanga abandi bigakunda gusa tuga kugira ishyari ryiza kabatewe nimba Sandrine zira views azibonye tugiye ahantu tugakoma n'ibiki cyangwa bakagera ahantu bagakoma
ngiye biragenda bite kugira ngo nanjye nkome nka Sandrine kimwe nuko nanjye hari igihe uyu munsi ngwa mugenzi wanjye yabyutse yego urumva ugahatana ko arakora gute cyangwa uregera Sandrine nimba atarebanye ukoresha strategy kuko abanyamakuru benshi icyo tuzwiho itamunere zikurura abantu mu byo tuba twakoze abo banyamakuru icyo gihe ngewe icyo mbona cyo sibyo hari igihe Imana ibyo kagutonze inkoni sinzi niba tubyemeranye ikavuga uti uyu munsi umugisha ndawuha Isiyaga nese nari igihe ngewe nshobora gushyiraho ikintu ibyo iwanjye bikanga kandi mugenzi wanjye bikakunda kandi twese twakoze ikintu kimwe twafashe n'ikintu kimwe twese icyo uvuze aho ngaho nimba ngiye nakora wenda na kiganiro kikamara amasaha nkagira 10,000 kandi hari ikinyamakuru gikomeye agasaro karakomeye byatari sibyo ugasanga agasaro nagakomye nuko se mbarusha ubushobozi cyangwa abasabu cyangwa kamera nziza cyangwa ibindi ahubwo Imana iba yavuze ati Isiyaga batunze inkoni umuntu utunze inkoni urumva mutunze inkoni bigende uyu munsi niwe biri bugende neza bari abantu bampamagara batajyaga bampamagara namwe ngo barampumuriza ndababona ariko barimo bashaka amakuru ariko gasaro ndisanzura ushatse kuvuga ko abo bantu bagukunze ari kugeze mu byago se munema kumamagara Isiyaga najyaga namuhamagara kera akanga ko kwitaba nanyitara kuri WhatsApp namwarikira ntansubize saramamagana nshaka none uyu munsi ari kukwihamagarira wewe wenyine arimo aramamagara gusa wenda Sandrine bamye ko Dream TV irahari ntago ari yindi ndi yarasibamwe hari indi kandi ifite abasabu benshi yego nkubwe n'amafaranga yaguzwe mu minsi rero tubatise amwakuwe hari imbaraga zo kubikora yego erega Imana niyo ya mbere gusa badushyigikire abanyamakuru bagenzi bacu mukomeze Dream TV muyivuge mudushyigikire yego basi natwe tuzambika ikwamba nziza basi nukuri kw'Imana tuzishima aho bamwe bari mubara aho tuzarira natwe muri mu munaseka natwe tuzasekane namwe tureke kuri ariko ise nukuri twakishimye ko intambwe ndiho mugenzi wanjye nawe ari ku yindi ntambwe nziza tukishimana tukavuga ati Isiyaga nawe nta mpamvu yo kugira ngo arire mbese navuga ngo aho kugira ngo ikibazo rero ni kimwe nibaza ikibazo ababateresheje striker ariko barimo bafite YouTube nenge kuvuga ngo nenge kuvuga ngo apano dufite dutoyi ibi ndabyibutse ko bafite ama YouTube nenge kuvuga ngo hari abadafite ama YouTube sharo no kwenda umuntu ashaka kuzira gutunga urutoki umuntu ntago nabikora ariko barankurikiye Sandrine reka ngwize ukuri ni ngewe muntu sindi umwana mu gakina ariko ni ngewe muntu umunyamakuru wese mu Rwanda ufite YouTube cyangwa ufite televiziyo akurikira ibyanjye ni wa muntu abantu bose banshyira mu nago nihamagaye nimo ndavuga ibyonzi nabikwereka bavuga ati ko kiracyana bite byacisha hari amagambo kiyavanaye kiracyana muri cyavuye urumva yego ukanyibazaho hari n'umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda bavuga umuntu ntavuze ngewe uriya mutipe mutinya kuri ntago yankoresha ikiganiro aramaze kubera iki uriya mutipe n'umupaparazi wa mbere ngira ngo muri iyi si kuko ni umuntu ufite amakuru nanjye nkoze ikosa imbere ya kamera yampanira ariko nk'uko uri murabyumva wa mubyeyi uri umubyeyi uri umukobwa mwiza twemera ntuzagire ikibazo nyine niwe wiyubaha nanjye nzakubaha niwe werekana byiza nanjye nzabyerekana ko niwe werekana bibi nanjye nzagushyira hanze none sisi ejo bundi bwa kabiri bwo wazize iki ngo wazize abantu basomanaga ariko sinekereza ko YouTube yanyu ariyo isomana hari ama YouTube menshi arimo arashyiraho n'ibisheke ugasanga umuntu bamwambitse ubusa umutegarugori bamwambitse ubusa ku karubanda asigaranye ikariso sani nibyo ugasanga umuntu none yambaye isume bamwambitse ubusa urumva ugasanga umuntu agiye hari yakoze ibitabaho ayo ma YouTube yose agiye kubikora urumva noneho ngiye Isiyaga ngo nkizeho tamuneri y'umuntu asomanye mu kiganiro ninde udasomana aba ari cyo cyo ninde udasomana uranziza gusoma ngo umuntu yasomanye urabinziza gute ese urakoma ibiganiro nkora ngo birabiganira hari ikiganiro kibi kirimo nimba ari bibi nekereza ko niba ukoze ikibi nje nka kigaye ahubwo nje naza nkakosora nkakora ibyiza none nicyo kintu ukajya hari ukavuga ati nanjye kankore ko muri mu muranyiga mukosori ko muri mu muranyiga nimba Sandrine nkoze ikiganiro kibi
mu kunenga kwiza ni ukunyegera ukambwira uti Sandrine nk'umunyamakuru aha hantu twagukundaga ko utangiye gutandukira ibi bintu bireke kabisa noneho ikindi ukongera wenda ukavuga uti niba akora ibibi nkaba ntavugana nawe reka njye nkora ibyiza murushe nkore neza nshimwe ntabwo umwanzuro mwiza wo kugenda gushaka gufungisha YouTube za bagenzi bawe n'ukuri kw'Imana ibintu birababaje biteye agahinda ishyari inzangano navuga ngo ibi bintu birakabije simazemo igihe kinini muri aka gakino se mwananzemo ngera mvuga ngo ndi umujuweri muto cyane ariko nekereza ko maze kubonamo byinshi ugasanga umuntu ati ntuzajye ku gasaro ati ntuzajya hanaha ntuzamuye ikiganiro uriya muntu urizo ni uruwanjye njyewe maze kubona abantu benshi noneho njyewe ngira amaraso meza singira amaso ya kinyogodi umuntu rwose akanamamagara namwe akikiganira agahita mbwiza ukuri abati barambujije urabizi ko nigeze gukora ariko nageze ahangaha barambuza ati gusa mbabarira wenda uhamagariye umuntu umubaze ati hamva ati se namubaze kinime yarakubujije gari yuko adashaka kuzagaruka yanjye ariko nukuri kw'Imana tureke ikintu bisa amashyari niba mugeze akoze neza reka nongere nanashimira umuntu bita Yago ni bwa mbere ikiganiro cyanjye muvuzemo ariko twigeze gura ahantu inshuro ya mbere duhurira ahantu Nyarutarama yambwiye ijambo ndavuga ati you are professional kabisa ndabikunda yarambwiye ati najyaga numva umuntu ukora ku gasaro witwa Sandrine ntamuzi atari ko niba ari wowe yambwiye muri aya magambo ati you did a great job kabisa arambwira ati njya nkurikirana ibiganiro byawe ati kabisa courage urumva numuntu dukora ibintu bimwe ndetse navuga ngo ufite izina riri hejuru cyane ariko njyewe uri hasi ye navuga hasi ye akambwira utukora ibintu bikomeye akabyishimira rero twese tureke ishyari tube nka Yago cyangwa se wenda nawe ndatajya amashyari mugenzi nakora neza mugenzi nakora ibyiza mwegera umubwira uti uri mu kazi uri gukora neza courage tumubabwira ibyiza kugira ngo tugire ishyari kuko uyu munsi igihe bizakunda ejo byange cyangwa se nanjye ejo byange uyu munsi bikunde ibintu navuga ngo iki kibuga njya mbwirana ngo ni Kigali kandi iki kibuga nyine n'umugisha n'umugisha Imana iyo byutse ivuga ati ngo utunze inkoni mwana wanjye urarebwa nuko nyine ejo ikavuga uti reka n'undi mugisha nuko nese abenshi nuko bagiye bava mu byo bakoraga bakaza ku ma YouTube nuko hari impamvu ari kuri YouTube wena nidushyira hamwe tukaba kampanye imwe ari impamvu ngo ama YouTube ngo afungwe n'ibiki cyangwa bamwe bagakora ibitagera neza ku ma YouTube ko views nyine zacitse nizo barimo barashaka kandi numenye yuko ushobora guhaga ejo ugasonza ushobora no guhaga ukitobora inda ari babandi nyine bajya batandukanye n'ibiki tudashaka kuvuga Sandrine nimba umuntu umubwiye ngo ngwino dukorana ati Sandrine yarambujije namara kumbuza n'iki urumva suko umugisha wanjye n'uwa Sandrine ari bamwe je n'umukorere niba ushaka kwamamaza ibikorwa byawe genda kwa Sandrine niba ushaka kumenyekana genda kwa Sandrine genda ukore byiza tureke inzangano Sandrine yewe igemeruka hano hari ibintu binene nakubwiye kandi abenshi bagiye bamagarana bahanze babimbwira n'ibiki wenda bamwe baranambuze urazafata nomero yanjye n'ubishaka uyishyire hariya baza kwibona hari abantu bambwiye ati hari ibyo wavugiye kwa Sandrine abantu bose bakubonamo mubi babonamo kuri murahimba ariko bavuga ati twumve byinshi kwa Sandrine wavuze byagiye bigira ingaruka kandi cya kinyoma wavugaga cyabaye ukuri ariyo mpamvu nanjye nahindutse nkaza mu nzira nziza ubwo numva nuko ubutumwa dutanga nimba ari abantu bo hanze n'abantu binaha bavuga ati Zaka uri umunyakuri cyangwa wavuze byiza ntago mvuga ko umuntu azanye abantu bakundana mu kiganiro barasomanye ngo ubwa mbere nazize ifoto ubwa kabiri ambwa ati ibikorwa byanye n'ibiki tugiye kubona mu masaha make YouTube biragiye ya video naruhiye Sandrine naruhiye amezi agira muri 3 ni ngiye muntu Dream TV yari maze amezi 4 ariko twe tumaze gukora agashya karenze abasabi 100,000 ziburi ibiri bitanzamura igikombe cy'ishimwe umudare w'ishimwe duserebure byose barabijyanye amarira ndira agahinda mfite agahinda ubuyobozi bwacu bufite Imana izabareba icyoroshye ku munsi w'imperuka mbere ko nago ubutumwa reka mbaze yibariza ikibazo cya nyuma wahuye hanyuma na Risodi ndetse dore rekana mu babo we
yewe gawe papa wanjye mu mihanda ya Kigali. Niyo mpamvu ubushize derukana umushimira ese kuba mwarahuye ibyo wongeye kubyakira gute nyuma y'igihe kirekire. Ndi umuntu mu bantu bifuza guhura nabo bagera muri 170 hafi sensa ko hari amagurupe ntabwo mbivuze ngo mbyihimbi, hari amagurupe yagiye ashingwa kugira ngo bakoteze bakora umunsi mukuru bahure na Alisode bamwe mu bafana. Ariko muri abo bantu yabonwe n'abanyamakuru bakeya b'abana bagenzi be, babandi yazanye mu gakino, babandi bakoranye bagitwika. Yego, hari n'ikindi zo kuvuga cyo umuntu nyine uriya mugenzi ntabwo mugenzi wacu urukina amafilimi Kiramana. Yego, uriya wamukubise ikiboko nawe barahuye. Urumva ndaza kubivugaho. Nimba umunyamakuru mugenzi w'umuntu amubonye akava mu bye gashaka selfie muri ba banyamakuru bagenzi bacu ba showbiz bakarisudere hatari. Muri abo bantu rero abamubonye ntago barenze 100, ariko isi akamanage yansanze mu ndiri yanjye, mu ndiri mu gikari mu mihanda ya Kigali mu biryo gutara inyota 40 no kuzamura ambwa ati muhungu wanjye nanamushimire ku mwaka mushya wampaye. Nagushimira warabikoze no kuri warabikoze. Umusaza yabikora ambwa ati sa none ndashaka kunembereze biryogo yagutayemo ko iwani ku mumena nta mumena nta biryogo. Ndamutembereza turaganira benshi mu mihanda ya Kigali. Ahura no mu muhanda wa Kigali n'umuntu amukubise nawe ati Sunday night wayishyize sango na muzika wayishyize ku ngo y'abakajagari wayishyize kamukubita cyangwa mugati n'iki turishimana. Narabyishimiye mvuye ko yamaye umwaka mushya. Wenda no ko waburaga igihe kinini na kwakora nzara munaye, ariko ndamushimira hose n'umuryango we n'abana be bagira umwaka mushya muhire. No mukatwaza tuvugana hari akana koze ko mu mihanda ya Kigali aseka nambwa ati kabisa mungu wanjye mu mihanda ya Kigali. Urumva narabyishimiye biranezero n'undeba abantu bashaka kumure bari benshi babane bakotezaga birangira batamubonye ariko ngewe ndamubona. None yanyisangiye mu bwatsi bwanjye sinamushatse. Urumva gusura niwe mwarimu nkisha byose. Yego, nta nakoze ikiganiro nashaka kuvuga wenda y'uburyo wenda mu rugo banyamaganye, ariko umwe akambwiye nyuma za kumbwira ati byari byiza, byari igihe cyo kumenyekana kwawe, byari igihe cyo kwamamazwa, kandi kwamamazwa kwawe byakuberamo ingaruka nzima. Narabyishimiye rero kandi naranezerewe. Nicyo kikubwira kubaka izina niki. Turamusuhuje Alisode ahari hose. Ibutumwa nsorezaho navuga ngo YouTube channel zose bagenzi banjye aro twavuganye nkomeje no kubihanganisha, ndetse iyi saha zigera ubwo ni muri 5. Navuga ngo ni mwihangane, ndetse navuga ngo umusenge uyu munsi umwanzi wawe nagutera ntuzacike intege, ahubwo nawe nabikubwiye uzamwereke yuko wa mutwe bwa bwenge wari ufite ahubwo abari bwubyuka nibwo azakorwa n'isoni. Ndetse mwimbuke no gusenga. Navuga ngo Dream TV uyu munsi tubashyigikire hahandi n'ubundi bari bageze, n'ubundi nabakunzi byose nabareba, dukomeze tubashyigikire. Ukoreyo subscribe, ukurikira ibiganiro byabo. Si akagenda karamwishe, si yanurire se umuntu w'umugabo. Fana banje mwarakoze kadusoza ikiganiro. Birababaje no kuri kw'Imana, birababaje kubona umuntu w'umugabo yagira agahinda nk'aka ngaka navuga kuri kamera. Nagahinda, ndetse navuga ngo aba YouTubers ni ukuri kw'Imana nimureke dushyire hamwe, tureke ishyari, tureke umutima w'inzangano cyangwa se umutima navuga ngo w'ishyari. Ahubwo mugenzi we nakora icyiza tumushimire, ninkora icyiza unshimire, nanjye nukora icyiza ngushimire, ariko tureke inzangano. Dream TV mwihangane kandi isi yamukore cyane, abanzanyo zakorwa n'isoni. Imbaraga ndazifite. Kandi Imana ikomeze ibane n'aba YouTubers mwese abanzi bagenzeho. Sandiba dukore wenda reka mbivuge, ntago wenda nkusabye gukora kuza kubikora. Pinning kirire munsi nta kibazo rwose. Link ndaza zanjye zishyira hariya. Abafana banjye bambuze barashaka amakuru, nyabahe tuganire
tureka amashyari Yeah. yago wihangane Imana irahari imbere ni heza kandi nta gucika intege amen aho urugamba rutangiriye ni naho ruba rugiye kurangirira cyane bakunzi ba Gasaro n'abatekereza ibindi n'abatumva ko Isiyaka yajya ku Gasaro n'abatumva ko abatumirwa ba Gasaro bajyayo nabo mwumva mwakoresheje batajya ahandi namwe bifi binini namwe bagambanyi namwe bafite imitima mibi aba YouTubers muri mu strike abagenzi banyu ukareba ifoto ukayiripotinga ukareba video yamvuze mu kiganiro yavuze namwe muri mu murafata abanyamakuru bari ku binyamakuru bameze neza mukabasahura ayo mafaranga mubashikisha nabo bibabwireho bayarya agashira kandi ukazashaka nkuko umwana atibagirwa kwa nyina no kwasi wamuha byose akanganya akangana se ariko ari kigera akavuga ati umubyeyi wanjye arashyo nibagirwa bambeho no ntacyo mvuze nyamakuru mugende gake cyane ushaka uzame miliyari sinzava kuri Dream TV nushaka sandi urabizi ko ndumukanisha yego hari mugenzi wanjye bambweje bundi rambwe ati sya bigeze noneho aho nanjye mfite ubwoba kumva ko ntakora akazi kamwe ni ikibazo tajya gukora YouTube yeah ejo birangire ndakora iki yego naje muri YouTube ndumukanishi n'ubu ndumukanishi benshi barambona barabizi ndumukanishi mujya mu manakazi yego hano niwumva ko ushaka kumfata umunwa ngo singaragare kuri YouTube kirakigihe amashuri ni mu mutwe yeah amashuri ni mu mutwe amashuri nayaduhugura kumenya icyongereza igifaransa n'ibiki wenda n'ubundi bwenge tu ariko hari ubwenge karama cyane nyumwa y'Imana si yarize yego bangahe se tuzi Bill Gates yari uwa mbere ku isi ufite amafaranga menshi ariko amashuri ye nanga Shimire Ndahiro Valence papi mujyanama wanjye sadi uzabimubaze n'ubu nshaka kuba ati muhamagara umutunguwe nuko wenda atari ngombwa mubaza ati Isiyaka umufata ute akavuga ati Isiyaka adi mu bitugu ndaza kumubaza uriya n'umwana urimo gukora ibintu bitandukanye kandi n'umwana urimo gusatira ibyo nkora sibyo kwiringa inkuru zicukumbuye nkavumbura umuntu nkajya hari abambwe ngo ariko bari abantu ntibazakwica mureke ibibi yewe ni uri mu binza kuvumbura ngo ushyire hari sibyo hari ikintu cyo gucana inyuma warabonye wa mu mama bafashe n'ibiki bikaba ibindi ngo sinzi nari wa kane sinzi uriya wenda bansambanyije n'iki wenda n'iki cyangwa uriya bitiraga ko yansambanyije wenda niwe wakoze ibi byose ariko urambwa yari afite abagore benshi ku cyo wamwemeze niba afite abagore benshi ikibazo isi yenda gushimira cyane kandi courage no kuri mvuga ngo link ya mbere uri bufungura ukabona araba ari Dream TV ukore subscribe nta kintu bitwaye Kigali wisheya tubabwire ko ari YouTube nshya impamvu ari nshyashya umuntu ajya gure biriya yamaze kwana subscribe like share comment ariko nujya kuyishakingura urayibura ariko mugubu zizayagarutse iriho video 3 ibaze Sandrine muri video hafi magana nga 3 n'ikibazo ariko bari munsi turaprodinga tubaye ibyo mushaka byose abari mu nkotanyi z'igihugu namwe turaje twakoze impinduka ariko basi kiye bugufi mutabaye nimwongere bimurukora nimwongere basi nimwongere sadi simbavuze ariko nibongere hari n'uzavuga ati Isiyaka yayoye bahita reporting ngo yago yase oya nago bazongera abantu nyamuri komane ngo kira cyo ugiye niyo ngira ngo nimba nimunda nusamanza bani mundaseka uzabimpore Gasaro TV.